papa wabo mama she rero bari abana urumva twagiye gutandukana abana baratangiye guca akenge abana bafite ibintu byinshi bagiye babona buriya mwana wanjye mukuru n'abantu bakunze kuza kundeba bajya bavuga ngo uriya mwana kari serious cyane nta nubwo akunda kuvuga wose wamubonye sindi ntamubonye ukuntu ameze nta nubwo akunda kuvuga nanjye buriya ndamutinya uriya mwana wanjye yarabibonaga ibyabaga bibona cyane n'igihe nabaga nahukanye cyane nagiye kwa mama yajyaga yicara ubwe akaba ari usubiramo ubuhamya bwo mu rugo hari n'igihe nibagirwa n'ibintu byabaye mu buzima bwanjye byanambayeho we ubwe akaba ari we usubiza inyuma ati nibuka papa sha ngo cyagihe yajyaga dusohora mu nzu ngo akajya gute ngo cyandibuka kubwira ngo genda urarare na kadogo narebye ukuntu umuntu iki kintu ari ubusa iki ngiki ni ubusa narabyiboneye n'amaso yanjye hari ahantu nagiye kwiga nigiyemo byinshi umubiri ni ubusa narebye ukuntu umuntu ashobora kuba ari mwiza ari muzima Imana imbabarire nkomeze ndeba ukuntu umuntu bamwongerera umwuka uwo mwuka kandi bakawugura ubu umwuka barawusha ibikomere ni bibi uziko papa na mama bakimara gupfa wumva ibikomere papa na mama bakimara gupfa uziko undi muntu yapfaga nkahita gatatu ubuse hari abantu bagipfa bahari numvaga abantu bapfa nyine barashize nta wundi muntu ugipfa nkumva nyine navuga se nkumva oya nagaruka kubona ibisanzwe ahubwo nkumva nta bandi bantu bagipfa abo gupfa barashize bari papa na mama nta abandi nyine bapfaga ukagira ngo nyine ni nkuko batashye ubukwe nyine n'ibirori bindi ni ibintu bigize nkumva ntibimpangayikishije ntibimbabaje nkumva ubuse hari abandi bantu bagipfa bahari kubera ibikomere n'agahinda kenshi n'ibiki umuntu nkumva ngo runaka yapfuye ntabwato ubusongo yapfuye tinabeza baragiye barashize ubuse nkumva nyine nta muntu ugipfa. Guys muri aho mumeze mute natwe turaho tumeze neza nk'ibisanzwe dukomeje gushima Imana ikomeje kuturinda umunsi ku wundi twongeye twagarutse ni kuri Hindukira TV show ku mazina nitwa Mbabazi Chance n'ibisanzwe ngira ngo mumaze kutumenyaho bukeya mugenda mutubona kuri ino channel tubingingira kudukandira subscribe share comment like mudusambariza n'ahandi hose nibyo byiza kugira ngo tube hano mwe babose bacu iyo turi hano tuba tugira ngo mudutere courage kandi kudutera courage no kudukandira mudusambariza ahantu hose muzaba mugize neza abadukandiye turabashimiye ntitujya tubyibagirwa gushimira abantu batugiriye neza abadukandira Imana ibahumugisha n'abatarabikora nabo bagerageze babikore bazaba batugiriye neza turi kumwe n'umutumirwa wacu hano reka nawe yivuge ku mazina yiwe ababwira uwo ari we murakoze cyane murakoze kuma umwanya cyane ijambo okay basubiza bati ndaryakiriye amazina yanjye nitwa Noemi Ngwinurore ndi umumama mfite abana babiri ndi umu-YouTuber mfite YouTube channel yitwa Ururabo Nono TV hari ikindi ugora hari ikindi waruvuze ngo uri umumama w'abana babiri nsanzwe nge uyu muntu turaziranye kuva kera kuva yagera Nairobi ngira ngo ndi mu bantu bakwakenda umushuti wawe oh my goodness muziko uyu muntu no wanyakiriye ningiye umuntu wakwakiriye Nairobi nawo reka tugiye kwinjira mu bintu bitandukanye uyu muntu ni umu-YouTuber murabizi yabibabwiye abantu bagenda bamukandire mwe abantu mwamuteza imbere murabona ko ni umumama wifuza gutera imbere ngira ngo nta muntu utabyifuza umuntu wese yafunguye cyane aba yifuza ko yatera imbere mugende mumukandire ibintu byose bisabwa kugira ngo nawe atere imbere mubimukorere urukundo n'imbaraga hajya bavuga ngo ubumwe n'imbaraga bankunde mbere bagende bagukunde bagukandire utaramukandira umubonye hano abantu bacu bose babarizwa kuri Hindukira TV show tubatumye kugenda kumukandira muzaba mugize neza Naomi yaratubwiye ko ari umumama w'abana babiri nawo
ese bari abana ufite papa wabo ngiye kuva nakubona sindabona papa wabo kandi koko naje cyagiye kuba muri ya twaraturanye inzu n'iyindi ariko imyaka hafi umwaka n'umwaka umwe buriya ndabizi ishobora kuwurengamo gutyo nk'imyaka nk'ibiri ni nk'umwaka n'igice kuko nahise nimuka wahise wimuka ugiye nzanye abana uhita ubona nzanye abana mfite abana babiri ya icyo nakubaza ese nawe abana bagira papa wabo cyangwa wabyaye kwaje muri iyo sisiteme bimeze gute ngahe mpa kunguru bukeya ukuntu njye nahise uri umukobwa ariko ukuntu uvuga ko uri umumama nabyo sinzi ngahe mbwira ndi umumama mfite abana babiri umwana wanjye mukuru w'umukobwa afite imyaka 11 umwana wanjye wa kabiri afite imyaka 9 so papa wabo ndasubiza ntemana yanjye ni birebire cyane ariko ako gastoriho bukeya kuburambuyeho buke reka tubwire abantu bo kurihindukira n'abandi wenda bagende bumvira kuko ndabizi ko hano muri Kenya abantu benshi bambonamo nk'umukobwa ntabwo ndi umukobwa ndi umumama w'umusingo mama ariko nyine ufite ubuzima bwe ukuntu yabwubatse afite uburyo ki abayeho urugendo rwanjye ni rurerure cyane ariko ndagerageza muri gake nibwire abantu bakuzi nk'uko nari nkuzi cyangwa wenda bafite uko baba bamfata ariko atari ko biri n'abandi bose bagenda bambaza bibaza cyangwa utundi tubazo ku mpande bose bahita bakurikiraho hano bumvireho ngewe ndi umumama wabyaye abana babiri nababyaye umukuru namubyaye muri 2015 ni nabwo nakoze ubukwe ntabwo nge banteye inda cyangwa ntabwo nigeze mbyara ko akunda umuntu aba ari umukobwa akaba yabyarira iwabo njye ntabwo ariko byagenze nakoze ubukwe baraza iwacu bafata irembo mubyita kubaza bafata irembo barakwa barasaba tujya mu rusengero dukora reception tujya mu rukiko ubukwe nyine ukuzo abanyarwanda by the way ndi umunyarwandakazi njya numva mwebwe mwivuga mugashyiramo n'imirara n'ibiki batwihanga ntago imirara ibaho ahubwo nuko njye ntabizi ndi umusingakazi nawe uri umusingakazi ndi umwishwa w'abasingakazi so ndi umusingakazi noneho abanyarwanda nyine umuco wa kinyarwanda murawuzi ukuntu abantu basaba bagakwa nyine bagakora ubukwe nubwo buryo nyine nabyayemo ntago nigeze mbyara abo bana kwa kundi wenda ngo banteye inda ngo cyangwa ngo abana ntibahuje ba papa wabo abana banjye papa wabo n'umwe noneho ukuntu nyine abana banjye nababyaye nagize urwo rugendo rwo gushaka ariko urwo rugendo rwo gushaka ntago rwigeze rumbera rwiza rwabaye ntago rwamiriye my gosh man mfashe hari amateka umuntu asubiramo bikanga hari amateka umuntu asubiramo akumva nyine ko agiye gusubira kumva nyine hahandi habi ugiye kwibuka ibihe n'iki ariko it's okay katubivuge byararangiye abatakuzi bakumenye byaranarangiye ndanabivuga cyane nta kibazo mfite nuko ndashaka nkora ubukwe ndangije nyine ndabyara ariko urugo ntabwo rwigeze rumbera rwiza pe ntabwo rwambereye rwiza rwambereye urugo rubi hahandi nageragaho nkicuza nkavuga nti mana niki cyatumye unzana muri uru rugo rwambereye urugo rubi rwose ntakifuriza umuntu hahandi ngewe nsigaye mbwira n'abantu nkamubwira ati aho kugira ngo wubake nk'uko nigeze nubaka afazari uzabyihorere urumva aho umuntu atangira kuvuga ati aho kugira ngo wubake nabi cyangwa ujya gutefazari wabyihorera ruba rwarakubereye rubi rwambere urugo rubi pe nta kwifuza nta kifuriza n'undi muntu uwo ari we wese rwambere urugo rubi hahandi njya nsubira inyuma cyangwa nkatekereza ku bintu byambayeho nkavuga ati ariko ubundi yari ngewe cyangwa hari undi muntu babikoreraga ntago yari ngewe mbisubiramo nyine nkavuga ati ariko ubundi nari ndi muzima
cyangwa byari bimeze gute? Mbisubiramo nyine simbi kurure ngo mbyumve numve ko ari nge byakorerwaga, bikandenga pe. N'ubu ngubu mbisubiramo ndi mu rugo nkicara nkarira nkavuga ati cyakora Mana ndagushimiye, ngaha n'Imana icyubahiro, ngaha Imana icyubahiro, nkavuga ati Mana warakoze kunkura mu buretwa bwa Satani, Mana warakoze kuntandukanya n'abatarakebwe. Ngewe uzi ko njya ngira igihe ndibuka itariki ngengera igihe nka cerebra itariki naboneyeho divorce, nkagura keke nkandikaho happy divorce day Noemi, nkagura keke ngewe nkayandikaho happy divorce day Noemi, nkicara ngaha Imana icyubahiro ngashimira Imana, nkumva ko ari anniversaire mba nkoze wagira ngo nibwo nari ngeze ku isi, nkumva ko nibwo ntago ari ya wedding, ngewe ibya wedding no nkora anniversaire ya divorce, nkumva ko hari ikintu Imana yankuyemo, hari agacu, hari ahantu mu mwijima Imana yankuyemo ikangeza ku isi. Niwo munsi numva ko nageze ku isi. Indi minsi numva ari iminsi itaryoshye, numva ari iminsi imeze nabi. Ukuntu byagenze nyine narashatse urugo rumbera rubi pe, rwambereye rubi, biba ngombwa ko ntandukana na papa w'abana, turatandukana burundu. N'ubu ngubu itariki twatandukaniyeho nabonyemo divorce igasinya neza, sinshobora kuyibagirwa. Itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Byaba byaragenze gute kugira mutandukane? Ngaho ahubwo nibwo niyo makuru ugiye kutubwira ko turumva amakuru menshi. Wowe tubwire byose tubyumve, nimba ntacu bigutwaye. Tubwire byose zatangiye gute, ndumva urugo rwarakubihiye, kandi bamwe benshi batanga ubuhamya avuga ko urugo rwamubereye rwiza, ariko sinibaza ukuntu uvuga ngo ise w'abana, ariko ukavuga ko unaserebura n'ubundi ko wavuye muri urwo rugo. Byagenze gute? Ngaho tubwire, dutangirire ku ntangiriro, utubwire byagenze gute. Uko byagenze rero ntago nabivuga byose ngo mbirambure, gusa reka ducemo mwincamake, kuko bino bintu nabitanzemo n'ubuhamya kuri YouTube channel yanjye Ururabo Nono TV, ariko naha reka mbivuge, kandi nabwiye n'Imana ko nzaza ngenda mbibwira n'abantu bari no mu rugo rubi, nkabakomeza nkabwaye bihangane bakomere ko Imana izagera igihe nyine kabirangiza. Imana nivuga ngo muzatandukana n'urupfu, hari igihe mutandukana n'urupfu, ariko hari igihe bitaba ngombwa ko mutandukana n'urupfu, ugasanga bya bindi twarahiye biratunaniye. Bijya bibaho pe, umuntu akananirwa kandi ntako atagize. Ukuntu byagenze, urumva Mungu haberamo ibintu byinshi. Abantu babiri muba mugiye kubana, abafite imico ye nawe ufite iyawe. Hari igihe mugerageza rwose bikanga pe, bikanga, umuntu akakubera mubi, ukagerageza bya bindi batubwiraga ngo twihangane niko zubakwa, bikanga, ariko hari aho bigera ukumva neza aho kugira ngo upfe cyangwa iki, ukavuga ati ndarambiwe, mureke nigendere, ukagenda ukavuga ati aho kugira ngo ngewe nsiga ubuzima hano hantu, afazari reka nkurema kanjye karenge, biranze. Rero ukuntu byagenze, ubuse mvuge ko byagenze gute? Ugiye nyine ugiye kubwira abantu warashatswe, urugo ndabizi ko rutabaye rubi umunsi wa mbere w'ubukwe, tigwabaye rubi no mu icumweru ca mbere. Nyine byatangiye gute kuvuga ngo urugo rwite rubi? Kugira ngo ndwite rubi cyangwa wenda mfunganzura ahubwo kuvuga ngo nduvemo, sibyo? Wenda cyatumye reka mvuge nduvemo. Mwakoze ubukwe, murataha mu rugo mwishimye, mubyara umwana wa mbere, tuzi uko byagenze, naho dukeneye rero kutubwira. Ubundi ngewe navuga ko umugabo atangiye nko kunshyira ku nkeke turi nk'abageni, reka wenda mvuge gutyo. Urumva nge nashatse icyambere cyo ntafite ubwenge bwinshi cyane. Urabona iki gihe turimo, cyangwa abana b'iki gihe bacanye ku maso. Nge rero nashatse ntakuze cyane, ntavuze ngo ntakuze cyane, cyangwa ntafite utuntu tw'abanyarwanda bagira. Hari ukuntu bajyaga bavuga ngo abanyabutare ngo bavukana ngo amashuri 3 yisumbuye, ayo nge ntayo nari mfite. Nta experience nari mfite y'urugo. Noneho no gushaka, numvaga ko umuntu tugiye kubana uko turi guteretana niko bizokomeza, numvaga ariko bizahora. Numvaga ukuntu duhora twasohotse, twatembereye,
tuzahora nyine dusohoka, numvaga ukuntu tuzahora dufatanye tugenda na sheri shushu ibiki, ariko bizahora sibyo. Numvaga ko urugo nyine ari ahantu heza, nk'uko bavuga ngo urugo ngo ni ijuru rito, ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Nanjye numvaga pe tugiye mu ijuru rito, ariko ijuru rito narishatse ndaribura. wari uzi ko ugiye mu rugo rwiza ariko ntiwakubereye rwiza muri nari nzi ko ngiye kubaka rwose ari urugo rwiza, ariko ngezeyo rwose ibyo nashakaga ntabwo ari byo nabonye. Iryo juru rito byatangiye urebye byatangiye maze nk'igihe dushakanye. Urumva uwo mugabo twabanye we yari asanzwe yifitiye indi mico ye. Noneho kwa kundi gukundana n'umuntu n'abantu bakajya bakubwira utuntu ati nyamara uriya mugabo ugiye gushaka ibiki n'ibiki, noneho kuko wakunze cyane ntubyumve, kubera ko umukunda ntubyumve, ntunabyiteho, ukavuga ati ni uguteranya, bashaka kunsenyera, n'abatanyifuza ibyiza, n'abatifuza ko nanjye nakora ubukwe, nyine ukagira ngo ni utuntu nyine si uku no kukwinjirira, kubera uba wanakunze cyane uhita uvuga ati aba bantu wabona bashaka ko ntashaka, wabona aba bantu wenda hari n'amashyari, nyine ntubishyire mu mutwe wowe, ukurure nyine wumve ko ibyo bintu koko uwo muntu wumve ko bishoboka. Kandi ukabona umuntu muri gukundana ari kukwereka urukundo, akakwereka utuntu twinshi cyane, amagambo meza. Noneho abagore ukuntu dukunda amagambo meza nibyo bizatwica, nshuti yanjye. Abagore dukunda amagambo meza, akakwereka amagambo meza, mugasohoka mukagira gute, ukagira ngo niko bizahora. Ntabwo ariko bihora mu rugo. Ba mama mudukurikiranye, ntabwo ariko bihora mu rugo. Urugo nimba ikintu nabonye kuri iyi si cy'ishuri rikomeye ni urugo. Ubundi hari famiye nabayemo ya Seri Makire, nyuma baratwigishaga nyine bakatubwira ngo urugo ni ishuri, ngo kandi ni ishuri umenya igihe iryo shuri ritangiriye, ariko ntuzi igihe uzarirangiriza. Kandi koko nibyo, umenya igihe cy'ubukwe ugiriye muri urwo rugo, ariko ntubuzi ngo nzarivamo gute, nzamara iminsi ingahe muri urwo rugo, ko uvuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ibiki n'ibiki n'ibiki, ariko ntubuzi igihe uzabera. Rero icyo nabonye cyo, urugo ni ishuri umenya igihe urigiriyemo ritangiriyemo, ariko ntumenye iryo shuri igihe uzarisorezamo. Ishuri udashobora guhabwa diplome, uri kumva? Urugo ni ishuri udashobora kuvuga ati umwana aragraduate nzagize guteti, no, urugo ni ishuri wiga buri munsi. Nuko ubwo ngo tukiri abageni nyine ntangira kujya mbona umuntu yagiye wenda nko mu kabari, urumva yari umukatolike, nagiye wenda nasengaga mu barokore nyine biraho bitagize, ariko nkumva nyine ko umuntu agiye mu katolike, nkumva ko nyine ibyanyereka iki, nkabona n'umwana mwiza, nkabona wenda azahinduka, nkabona nta birenze, nkavuga ubwo bukatolike bwe ntacyo butwaye. Tukiri nk'abageni nko mu mezi nkangahe, nkajya mbona umuntu yaraye nko mu kabari, nkavuga se koko bugacya yagiye mu kabari sha, nkavuga se none se yagiye mu nyine simbikurure. Rimwe nkanahamagara wenda akitaba cyangwa ntiyitabe, ibintu nk'ibyo nyine bitangira gutyo. Rimwe na rimwe akajyaza mbona nko ku mashati ye nka hano gutya, ku mashati nka hano gutya hariho nk'amaruje à lèvres, noneho nkamubaza ati se chérie, ibi ni ibiki byagiye nko ku ishati? Tipa akambwira ngo ibi ngibi ngo ni shisha urazizi? Shisha akambwira ngo ni shisha, ngo ni ya myotsi ngo ya shisha, ngo yagize gute. Atangiye kumbwira ibyo bintu ngo nta nubwo njye nari mbizi, nabimenye nyine icyo gihe. Ubundi urushako nagiye mu rugo rwangishije isi yose, rwangishije ibiki, rwangishije, nahise mera gutya nyine ndakanura, menya ibintu byose, ibibi abantu babi ko babaho. Ubundi ngiye nakuze nkunda abantu, ndi umwana ugira urukundo, nseka ngira nte byose, ariko nibwo nahise menya ko abantu babi babaho, nibwo nahise menya ko umuntu yagukunda ejo akakwanga, nibwo nahise menya ko umuntu mushobora kuba muri kugendana uzi ko ari inshuti yawe kandi ari wo mwanzi wawe,
urugo rwatumye menya ibintu byinshi, urugendo rumfungura runkanura amaso ndahumuka ngayo nguko, n'ibindi byinshi byagiye bimbera mu rugo bibi. Akaza nyine wenda yasinze se, akaza wenda arwana se, akaza wenda byinshi asambanya abakozi, ibintu byinshi bibi nkabibona nkanamwihorera bimwe ngeraho nkanabyakira, ariko hari aho byageze mbona ko kwihangana binaniye, ndavuga nti rero oya. Kandi noneho ntago umuntu ajya kuvuga ngo ndatandukanye burundu atarabanje kugerageza, kuko nabanje kwahukana, nahukanye inshuro eshatu mu rugo. N'ibibazo byacu bigeraho noneho imiryango irabimenya, umuryango w'iwabo n'umuryango w'iwacu, papa na mama na papa wiwe na mama wiwe nanjye n'umugabo, twese tukayaduhura. Ndibuka twayaga duhurira ahantu nka Nyamirambo hejuru kurya nyuma, bagakora inama. Umusore agasaba imbabazi ababyeyi, twese turaho, ati ambabarire sinzongera kumukubita, ambabarire sinzongera kumuca inyuma, ambabarire sinzongera ibi n'ibi, ambabarire sinzongera ibi n'ibi. Ariko mu by'ukuri ndagira mbabwire ko ingeso y'umuntu itagipfa, ahubwo ipfa nyirayo yagize yapfuye pe. Nimba ubana n'umuntu ukaba ubona ingeso afite ikugoye cyangwa udashoboye kuyihanganira, menya nyine ko ugomba kuyisengera, ukamenya uburyo ki uyakira kugira ngo ubane nawe. Naho ubundi nimba ubona ibyo bintu bigoye, ingeso y'umuntu ntabwo uzabana n'umuntu ngo azahinduka, cyangwa ngo agusaba imbabazi rimwe, agusaba imbabazi kabiri, agusaba imbabazi gatatu ugire ngo azahinduka. Umuntu ntabwo, ingeso nyine aba ari ingeso, ntabwo umuntu ajya ahinduka. Umuntu nuko yimereye muri we, kamere y'umuntu nuko yimereye, ntabwo igirangira pe. Ingeso y'umuntu ipfa nyirayo yapfuye, nta kindi. Nuko mu rugo habereyemo byinshi, mu by'ukuri ntabwo nabivuga ngo mbigire. Kugera aho tugeze gutandukana urumva ni birebire, noneho kugira ngo abantu babane imyaka igera muri 5, 6. Mwari mufite abana? Kandi twari dufite abo bana nyine babiri. Muri iyo myaka 6 mwari mufite? Bari abana babiri nyine nibo twabyaranye. Bari abana babiri. Urumva natandukanye nawe ku mwana wa kabiri, mbora noneho bimeze nabi, harimo no kurwana. Ibaze ko twajyaga turwana, akajya aza mu nzu akansohora nko mu nzu, cyangwa akankubita, cyangwa akaza yasinze nyine yivugisha amagambo avuga agira ate yabaye nk'umusazi. Ukibaza uyu muntu noneho ko yagiye ari muzima, bamumpinduriye n'undi bampaye n'ibiki, bikagucanga. Ariko nyine ikigeragezo iyo kitari cyawe ntago aba ari cyawe. Kira kigeragezo nyine cyari cyanjye nabanye nacyo, akigiye cyo kukivamo nakivuyemo, ntago byarangiye gutyo. Ese abana barandi bazakubaza papa wabo mama she. Rero bari abana, urumva twagiye gutandukana, abana baratangiye guca akenge. Abana bafite ibintu byinshi bagiye babona. Buriya mwana wanjye mukuru n'abantu bakunze kuza kundeba bajya bavuga ngo uriya mwana kari serious cyane, nta nubwo akunda kuvuga. Wase wamubonye? Sindi namubonye ukuntu ameze, nta nubwo akunda kuvuga. Nanjye buriya ndamutinya uriya mwana wanjye. Yarabibonaga ibyabaga bibona cyane. N'igihe nabaga nahukanye cyane nagiye kwa mama, yajyaga yicara ubwe akaba ari usubiramo ubuhamya bwo mu rugo. Hari n'igihe nibagirwa n'ibintu byabaye mu buzima bwanjye byanambayeho, we ubwe akaba ari we usubiza inyuma. Ati nibuka papa sha ngo cyagiye yajyaga dusohora mu nzu ngo akagira gute ngo cyandibuka kubwira ngo genda urarare na kadogo ngo tuntu twinshi cyane. Bari abana rero aka kanya kugeza ubu imyaka ibaye ingahe, ntabwo bajya bambaza papa wabo, ahubwo tujya twicara tugasubiramo story, bakavuga ngo mva ngo ntago namwibagirwa cyakora, ngo yewe ngo ntago namwibagirwa ngo shanga ngo abantu bavutse. Urumva barabizi, bazi ubuzima bwose. Noneho no kugira ngo ntwabonye cyagiye ko naje hano kuba hano muri Kenya nyine, abana narabasize mu rugo mu Rwanda. Mama wanjye se ndamugira na mama ngira na papa ngira nta babyeyi ngira. Gusaranda ni bwinshi nababwiye ibintu byanjye ni birebire cyane. Kuko kuri chano yanjye natanze igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu. Icyari cyo cyose ngewe nta kibazo nzakibaha, kuko ugiye no mu by'abana buriya ntararangiza n'ubuhamya uko byagenze.
ibaza umugabo wajyaga akagenda akaba yamara nk'iminsi nk'itatu atarataha, ugahamagara telefone wapi, ukibaza uyu muntu ari amahoro, kwa kundi abagore tugira impuhwe, ukibaza si uyu muntu yaba yatwaye imodoka bakaba bamugonze, polisi se zaba zamufunze, nkajya ndyama gusinzira bikananira, nkarara nicaye ngo ntegereje umugabo, wabandi yibereye hehe mu kabari, uretse n'akabari. Umugabo se nyine abura hajya ari no mu zindi ngo none wabigenze. Ngewe nkajya ndara ntasinziriye, umugabo ari he, papa w'abana ari he, nk'abagore. Abagore burya tugira impuhwe, ntago wabasha kuryama. Ariko mva nkubwire, byagezeho igihe kiragera, wa mutima w'impuhwe bwabo umuntu nagiraga n'ibiki ngeraho numva umutima wanjye umeze nk'urekuye, nkufashe mu mutima wanjye mera nkaho mukuyemo, kuko nagiye gutandukana nawe byanyabyo bwa nyuma namaze kumwikuramo burundu, n'impuhwe namugiriraga namaze kuzikuramo, n'ibiki byinshi cyane. Urukundo rwarumaze kumvamo pe, maze n'igihe mbisengera. Mama she uswa nge ndi umuntu wagendaga ku musozi njya gusenga, mbwira Imana ati Mana wambabare ukanyica, ku rugo wampaye n'ubundi mbona runaniye, Uwiteka nimba uzi ko wandemye wambabare kugira ngo mpfire muri uru rugo cyangwa mpfe mpagaze gutyo, wambabare ukankora kuri iyi si ukanyica. Ariryo sengesho njya gusengera. Ariko Imana ikajya imbwira ati mwana wanjye ndagukunda, humura, nzagukura muri urwo rugo uri muzima, nzagubuhamya, nzagukomeza, uzaba mama w'amahanga, uzagira abantu inama, uzaba muganga w'abagore. Ikambwira ibintu byinshi cyane, ariko simenye ngo ese ibi bintu bizatangira gute, ibi bintu bizagenda gute. Kumbe yabanje incuramo icyuma kugira ngo nyine ibashe kumuha ubuhamya, nzabashe gukomera, nzajye nkomeza n'abandi aho bizaba byarananiye, cyangwa nzabakomeze, nzababwire ko ngo umugabo yaguciye inyuma. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, ujye utuza. Guca inyuma ni ibintu bisanzwe. Ababyeyi baje gupfa nyuma. Urumva namaje gutandukana n'umugabo, mpita nsubira iwacu mu rugo, njyana n'abana. Hashize iminsi ngeze mu rugo, ababyeyi nabo bahita bapfa ako kanya, bapfira rimwe. Nuko byagenze. Ni ibintu birebire, mva sinzi. Urumva twaje kuri chano yawe wampaye ngo nimba 30, ariko bino bintu bindi byanjye biba bisaba ko tuzakora part 2, biba bisaba ko tubivuga igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, n'ubuhamya burebure. Ntago ari ibintu twakicaranga iminota 30 ngo tuvuge birangire. Ntabwo ari ibintu twakicara isaha imwe ngo tubivuge birangire. Nimba kuri chano yanjye nashyizeho ibice 3, noneho nyuma ya biriya bice 3 hari n'ubundi ahubwo nshaka kuzashyiraho, abantu bazaza bajya ku Rurabo Nono TV bazaza bagenda babubona nyuma yo gutandukana n'uriya mugabo, ukuntu twatandukanye, ukuntu yari yarantwaye abana, ukuntu urukiko rwemeye kumpa abana, byose ndabatsindira. Nibwo nahise njya kubazana, mbazana no muri Kenya turabana. Ukuntu nyuma yaho yaje kubura, ubu yarabuze. Ni ibintu byinshi cyane. Oya igihe ntago kiragera, igihe cyo kuvuga ko yabuze cyo kubura ntago kiragera, kubera hari amakuru cyangwa intambara mba nkiri kurwana nazo nyinshi cyane. Nzabwira nuko mabuko yashatse kumfungisha. It's okay. Nzababwira byinshi, nta kundi. Watubwira ukuntu ho gatoye, ukuntu waje kubura ababyeyi rimwe, karakantu nako ukuntu naje kubura ababyeyi icyarimwe nyine nuko byagenze. Natandukanye n'umugabo, maje gutandukana n'umugabo nakwiye ko nese nsubira mu rugo. Maze gusubira mu rugo, hanyuma urumva papa wanjye na mama wanjye nibo bari bamfatiye abana, ndi kubana nabo. Hashize igihe papa wanjye ahita arwara avuga ngo arumva afite isereri, atarasanzwe arwara. Papa wanjye abamuzi baramuzi, yari umupapa mwiza cyane w'umugabo ufite ingufu, ushinguye. Yajyaga ava i Kabuga, iwacu mu rugo ni Kabuga, yakoreraga i Nyamirambo
oya ntabwo ari n'amaguru yarategaga ariko yari umupapa nyine ntabwo yari umusaza wo kuvuga ngo ni uwo gupfa cyangwa ngo imyaka cyangwa ngo iki yari akiri muto yajyaga ava mu rugo ikabuga buri munsi akajya gukorera i Nyamirambo twatunguwe n'ukuntu papa yarwaye umunsi umwe agahita agenda agiye agapfa twatunguwe n'ukuntu papa yarwaye umunsi umwe agahita agenda agiye nyine agahita apfa yatangiye ari mu rugo avuga ngo ndumva afite isereri ngo ndumva afite isereri ngo nose ngo ndumva afite isereri isereri bibaye isereri tumujyana ku gaklinike kari aho ngaho aho twari dutuye mande y'iwacu situgiye baramupima bagira gute banje batavuga ngo uyu mupapa ngo afite ikibazo ngo cya diabete hamaze umwanya ngo diabete iriyongereye bahita batubwira ati none se reka tubahe transfer mu Masaka ku bitaro by'i Masaka turavuga none ubwo ahise arwara diabete aka kanya ije umunsi umwe ihise ijya no kuri urwo rwego abaganga baravuga ati dore ibipimo bimeze nabi batavuga ngo baduhe transfer none tubabwira ati rero nta mpamvu yo kugira ngo baduhe transfer reka twebwe dufite assurance reka twigire kwa muganga i Kanombe direct duhita tujya kwa muganga i Kanombe direct bamugejeje kwa muganga muri urgence yagiyemo nk'amasegonda nkangaye ahita ajya muri koma bahita bamujyana muri ICU kuva yagiye muri ICU yahise agenda agiye muri ICU nyine urahazi babacomeka mu bya bintu mu msuru hehe hose ahantu hose handi byagezeho bamubaga naho ingoto babaga ingoto bamushyiramo ibintu bimufasha guhumeka yamaze ukwezi muri ICU yaje gupfa nyine gutyo turamushyingura hashize amezi angahe mama nawe abaragiye aramukurikiye mu kwanya gutyo nk'ako guhumbya tutazi ngo bapfuye uruhe rupfu tutazi ngo bigenze gutyo ariko nyine Imana yajyaga ibimbwira nyine ikatubwira ko ari imbaraga zindi ibintu nk'ibyo ntaba nshatse yeme murumva no muntu afite ubuhamya bwinshi burebure ntabwo twabuvuga akanya ngo tuburangize ariko azagaruka tuzagenda dukorana cyane nawe reka ngo ni ikihe kintu utinya ku isi kintu ntinya ntinya inzara utinya inzara ntinya inzara n'ubukene biragendana kuko urumva inzara n'ubukene ariko nanone nkatinya urupfu we gupfusha umuntu wanjye wa hafi gupfusha umuntu wanjye wa hafi ubu ngubu ariko sha ibikomere ni bibi uziko papa na mama bakimara gupfa wumva ibikomere papa na mama bakimara gupfa uziko undi muntu yapfaga nkahita gatatu ubuse hari abantu bagipfa bahari nkumvaga abantu bapfa nyine barashize nta wundi muntu ugipfa nkumva nyine navuga se nkumva oya nagaruka kubona ibisanzwe ahubwo nkumva nta bandi bantu bagipfa abo gupfa barashize bari papa na mama nta abandi nyine bapfaga ukagira ngo nyine ni nkuko batashye ubukwe nyine n'ibirori bindi ni ibintu bigize nkumva ntibimpangayikishije ntibimbabaje nkumva ubuse hari abandi bantu bagipfa bahari kubera ibikomere n'agahinda kenshi n'ibiki umuntu nkumva ngo runaka yapfuye ntabwo ubusongo yapfuye tinabeza baragiye barashize ubuse nkumva nyine batashye ubukwe nyine n'ibirori bindi ni ibintu bigize nkumva ntibimpangayikishije ntibimbabaje nkumva ubuse hari abandi bantu bagipfa bahari kubera ibikomere n'agahinda kenshi n'ibiki umuntu nkumva ngo runaka yapfuye ntabwo ubusongo yapfuye tinabeza baragiye barashize ubuse nkumva nyine nta muntu ugipfa ngo numve ko yagize ahubwo kubera ibikomere byinshi ariko disi icyaje kongera gutuma nongera kugaruka ngatinya urupfu Buravani yaje gupfa nyuma yaho mama yapfiriye Buravani arapfa uburabyo Buravani uramuzi wa muhanzi aza gupfa aje gupfa nibwo nongeye ndazuka ntekereza ku rupfu ndavuga ni mahana we uyu mwana w'umuhungu azize iki n'ibiki umwana muto cyane wari umusitari wari umaze kuba ku buzima wari umaze kugera yagera yarageze ashimisha mubyeyi we mpita numva ndongeye ndakangutse nongeye gutinya rwa rupfu ubu rero ikintu nsigaye ntinya kuri iyi si ni inzara mbisubiyemo gatatu ntinya inzara
ni banyarwanda banyarwandakazi bantu mudukurikiranye muri kutwumva, ni inzara, ni ubukene. Ubukene ni bubimara buragatsindwa, burakajyaho data na mama bagiye nabwo buragapfa. Ni inzara Uwiteka Mana yo mu ijuru. Niyo numvisha umuntu ngo araburaye cyangwa iki cyangwa ngo agiye kuburara, mpita numva muri ngewe amabere yikoze kandi ntonse. Ni inzara, ni ubukene. Nshuti yanjye, umuntu nakubwira ngo arashonje ibyo byumva gatanu, kuko inzara ni mbi, inzara irariyana. Uzi umwana kukurira udafite icyo umuha. Nk'iyi nzara noneho nk'abamama b'abasingo mambanzi babayeho mu buzima bubi. Mana yanjye uzampa ubushobozi. Hari ibintu mba numva, hari n'amateka y'abantu cyangwa ibintu numva nkavuga nti Imana hari ikintu ngomba kujya nkora, nubwo nyine umuntu aba agikora mu bushobozi buke, imbaraga z'umuntu uko zingana iki n'ibiki, ariko nawe ndumva ufite ibintu byinshi. Ufite ibintu byinshi. Ngewe ubundi niyo watereka kamera hano turi kuvuga ku bintu by'iyi si, experience z'ubuzima bw'iyi si, namara n'iminsi 2 cyangwa 3 nicaye meze ntya ndi kubabwira ku bintu by'iyi si yanyigishije, ubuzima bw'iyi si, ibyo nabonye, ikintu nize ku muntu, icyo nize mu bantu muri rusange, ibintu byinshi mfite. Ubuhamya bwinshi. Wampemukiye n'uwanyise Ngwinurore. Nitwa Ngwinurore nawe wampemukiye rero data yarabizi, yarambwiye ati urumva hari amazina ababyeyi bita abana kandi koko akabahama, ugasanga nk'umubyeyi yise umwana we ngo Zahabu, akazaba Zahabu akamubera Zahabu pe, ukumva umubyeyi yise umwana we ngo Mugisha akaba Umugisha pe. Ngewe rero banyise Ngwinurore, sibyo? Naraje rero nararoye na n'ubu kandi ndacyari kurora iyi si nyine. Nararebye ndareba, nakundi mamashe, nararebye ndareba kandi na n'ubu ndacyareba mamashe. Ubundi ibyanjye ni ibintu birebire, ntago nakubwira. Hari icyo kintu, none se reba ukuntu narebye. Noneho ngiye no kuvuka, mvuka mu gihe kibi, mvuka muri 94. Ni gute ntari kurora? Navutse mu gihe cy'intambara 94. Ibintu byabaye mu Rwanda abantu bose barabizi. Navutse mu 94, sibyo? Ngwinurore. Wenda papa yarinyise ari ikintu cyiza. Oya, papa yarinyise, urumva intambara yabaye twebwe. Papa hungisha mama i Burundi, agiye Burundi. Noho papa we agaruka ku rugamba mu Rwanda. Rero bamaze gufata igihugu, papa yahise ajya i Burundi kuzana mama, azasanga navutse. Ahita ayishima cyane ngo mbyari mwana mwiza ngo w'umukobwa ngo Ngwinurore u Rwanda, ngo Ngwinurore byiza by'u Rwanda, ngo Ngwinurore twarufashe ngo amahoro yatashye. Nyine we yavugaga ibyiza bya Ngwinurore. Ibyiza bya Ngwinurore u Rwanda, Ngwinurore itatse u Rwanda, Ngwinurore nyine u Rwanda. We yabyise ari ibyiza. Bari bamaze gufata igihugu nyine ibyishimo ari ibintu byiza, ariko muri uko kurora nyine harimo ibyiza harimo ibibi. Ni Ngwinurore rero ngewe nanjye ibyiza ndabizi narabibonye, ibibi nabyo ndabizi narabibonye. Ubu kuri iyi si njya ntungurwa n'abantu nkabona ukuntu bishyiraho bakigira bikigira ibiki, nkavuga ni nk'uyu ni iki, uyu ngo yazi ibyarimo, rimwe na rimwe ngira n'agahinda. Iyi si umuntu utayizi tuyitwaremo gake. Iyi si umuntu utayizi mama Shema, kankubwiza ukuri, iyi si umuntu utayizi. Ubundi wo kwirata yirate ko yabashije kuba yaramenye Yesu, akamufata ariko akamukomeza, atari bya bindi ngo abantu ngo bazi Imana ngo barasenga bya hano ku munwa gusa bitarimo imbere. Uwirata yirate ko Yesu haraho yamukuye muri bya bindi bibi, muri bwa buraya, muri bwa businzi, muri bya bindi bibi, yamenye Kristo wanyawe. Abyirate. Ikindi yirate ko akiri muzima, nta bomboni yambaye. Ngewe nabwiye ko papa wanjye yarwaye ukwezi ari muri ICU, hanyuma finali bamwongereraga umwuka. Mu kwezi kumwe twishyuye miliyoni 6 z'amanyarwanda.
narebye ukuntu umuntu iki kintu ari ubusa, iki kintu iki ngiki ni ubusa, narabyiboneye n'amaso yanjye. Hari ahantu nagiye kwiga nigiyemo byinshi. Umubiri ni ubusa, ni ubusa. Narebye ukuntu umuntu ashobora kuba ari mwiza, ari muzima. Imana imbabarire nkomeze. Ihangane. Ndeba ukuntu umuntu bamwongerera umwuka, uwo mwuka kandi bakawugura. Umwuka barawugura, urabizi, umwuka barawugura. Ndeba ukuntu umuntu bashobora kumutera amaraso, ayo maraso bakayagura. Dushima Imana, twirate ko tugihumeka cyakora umwuka w'abazima. Icyo nicyo cyambere. Utari uwo kugura, uri guhumeka, uri kuvuga gutya, ushima Imana ko uri gukoresha ingingo zawe gutya, ubona ugira gutya, uha Imana icyubahiro bigakunda. Icyo nicyo kintu dukwiye kwirata. Naho ibindi byose byo ni ubusa, narabyiboneye. Ubu nta kintu umuntu yazambwira. Hari abantu baherutse kumbaza ngo ariko ngo ujye ugira santima, santima zihese. Munyihangane nanjye nambare Jeanette. Ngo ujye ugira santima. Ndamubwira nti se santima zihe? Ati ntago ari santima. Mitamubwira nti santima se zihe? Ahita bihindura avuga ngo ya ngo ntago ari santima, nkubwiye ngo basi reka mvuge ngo ujye ugira amarangamutima. Mitamubaza ntayahe marangamutima se? Ati ko tubona umeze nkaho washaririwe, ibintu byose byakubayeho ku isi byose ari ibintu bigize. Ati ugira santima, ugira amarangamutima, ukagira amarangamutima ku buryo umuntu wakumva hari ikintu cyamubayeho cyangwa iki, ukagira impuhwe cyangwa ukumva nyine hajemo ikintu cy'impuhwe n'ibiki. Ndamubwira nti hari igihe uzangerageza urebe. Hari igihe kigera nyine impuhwe zigashira zo kugira impuhwe z'abantu, ariko hari igihe ibikomere bishira ukajya uvuga ati Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye. Impuhwe rero ubu ngubu nsigaye nzigira, kuko icyo gihe cyo kutagira impuhwe cyararangiye. Nabagaho hari igihe nazibagaho ntazo mfite, hari igihe nabagaho nta mpuhwe mfite, nkavuga se uyu nguyu umuntu yambwira ikintu nkahita mvuga se uyu nguyu se hangaho ashaka bakiba kiri guteta. Ariko urabizwa na nyiza muri Kenya nabonaga nyine abantu bigira batezi. Warabimbwiraga nawe narabikubwiraga so twabaga turi kumwe se nawe wagiye ndi mu bantu twabaga turi kumwe cyane. Ukuri niwe twabanye bwa mbere, niwe wanyakiriye. Ngaye ngo uri kumva nkajya ndeba abantu nkabona nyine ni ubutesi. Nkavuga ati abantu baracyabaho. Nkavuga ntiburiya nuko baba bafite aho batetera, bafite ba nyina se. Nyine nkabona ari ubutesi. Kubera iki? Kubera ibikomere byanjye. Ariko inshuti yanjye ndagira ngo mbwire ko ibikomere nyine bigiraho bigashira, ntabwo bijya bishira nshuti. Hari ibikomere ubundi uzarinda upfa ugapfana nabyo, bigasaba ko byibuza ibikomere byaragabanyutse. Uri kugenda ubyakira? Ndi kugenda ngaruka muri mudu, mvugana n'abantu, nseka. Kuri channel yanjye ntujya ureba, noneho ndimo ndaseka mamashe, nkaseka nkashwanyuka na muzisa zikaza. Ngubu ndimo ndaseka. Ni ukuri shimwe n'ukuri. Turashimye, dushimye umutima wacu. Imana imuhe umugisha. Murumva ko afite ibikomere byinshi. Story yiwe ni ndende cyane, murabona ko tutayivuga akanya ngo tuyirangize. Rero icyo tubingingiye mugende umukandire ni Ururabo TV, Ururabo Nono TV, Ururabo Nono TV. Cyangwa n'abashaka kureba ibiganiro byose byanjye, ubuhamya bwanjye bwose niho babisanga. Bagende ku Rurabo, bandike kuri YouTube Ururabo Nono TV, barabireba igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu. Mukurikirana ibintu bye n'ibirebire, afite ubuhamya bwinshi, hari abo kwigamo byinshi. N'igice cya kane ngiye kukizana, sinabibabwiye ukuntu wa mugabo yagezeho akabura, ukuntu mabukwe yashatse kumfungisha. Murumva ko afite ibintu byinshi n'ubundi buhamya, afite ubuhamya bwinshi. Rero abantu kugenda umugane mumuteza imbere niko kwiza, kugira ngo arebe uko nawe yiteza imbere. Murabona ko ari umwana mutoya umukecuru.
oya nta mukecuru ungana nkawe baho Umwana muto mukecuru w'iki- ungana nkawe baho rero mwa bantu mugende mutuganire uno mwana wacu nk'umukunde bandebe bankunde ni mwiza bandebe bankunde murakoze cyane mwa bantu mwe mugende mumukandire kandi mugaruke no kuri Hindukira TV Imana ibaha umugisha cyane muhindukira mutureba muhindukira mudukandira subscribe mbega turabakunda cyane murakoze